Yes, nanjye ngusoza kandi nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, of course mwenyewe nitwa Cheketu Chekechuwa. Ishyaka y'ubuyobozi ndetse n'abana ukina amanyangurura ni Kigali News 250. Nizere ko mumeze neza mwebwe mudukurikira mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda, abari mu misozi igihumbi igeze abari mu misozi igihumbi iri mu Rwanda rwa Gasabo. Nizere ko mumeze neza, abarundi badukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, abari muri diaspora, abari muri Qatar, abari muri Juba, abari Saudi Arabia, abari muri Oman, abari mu Bubiligi, mwese bari muri Canada mumeze gute, abari Washington DC mumeze gute, abantu badukurikirana bari muri Dubai, abantu badukurikira bari Kenya, abantu badukurikira bari Tanzania, abantu badukurikirana bari i Bugande, abantu badukurikira bari mu Busuwisi, mwese mumeze gute? Nizere ko mumeze neza, n'amakuru abangeraho cyangwa amakuru mba ngenda nkurikirana mu buryo bugiye butandukanye, nkabugeza kuri mwebwe mudukurikira, mudahema kutwereka urukundo mudukundamo. Urukundo rwanyu rwose rutuma turyoherwa n'ubuzima, urukundo rwanyu rutuma tugira imbaraga mu byo dukora. Ariyo mpamvu babwira ati ntitwigera tunanirwa keretse iyo twigirishije cyangwa twarwaye. Kuri uyu wa kane tariki 23 urukiko ruherereye mu karere ka Nyarugenge ho mu murenge wa Nyamirambo niho hangiye kuburanishwa urubanza rurerwamo Kazungu. Muramwibuka iyo wumvise Kazungu yabaye isereri. Kazungu muramuzi cyane. Kazungu akurikiranyweho icyaha cyo kwica yabigambiriye umugore we, akaba yaramwishe amuciye umutwe. Kuri uyu munsi rero ku wa kane niho hongeye gusubukurwa iburanisha, dore ko igihe yari ari mu rukiko urubanza rwarasubitswe, aho yavugaga ko nta umwunganira uhari. N'amakuru tugiye kubagezaho, amakuru aba tugezeho muri rusange, ariko nanone tuvuge ngo irayidi nziza ku bayisilamu. Nizere ko iminsi 29 mwasibye itari iminsi yo yababereye imfabusa. Nizere ko kandi mwabashije gusabira imfubyi n'abapfakazi. Nizere ko n'ababaye bose mwabasengeye, kandi nanone igihugu cyacu nanone mugomba kugisengera, ndetse n'umuyobozi wacu Intore Ijurusha Intambwe, kugira ngo ajye akomeza atuyobore nta burwayi. Nyamuna dore rwose nizere ko kandi nawe wamajije kumenya Kigali News 250. Kazungu yagejejwe mu rukiko rwa Nyarugenge, aho yari akurikiranyeho kuburana ko ku byo yakoreye umugore we, dore ko urukiko rumukurikiranyweho kuba yaraciye umugore we yabigambiriye. Kazungu yahageze isaa 3 ari kumwe n'izindi mfungwa. Ahangaha hari abanyamakuru bagiye batandukanye, ariko nanone itangazamakuru nta wari wemereye cyangwa wemewe kuba yafotora ndetse yafata amavideo, ndetse no kuba yakora interview mu kibanza kirimo ahari kuburanishwa Kazungu, dore ko Kazungu yari ari kumwe n'umwavoka we. Dore ko Kazungu kuri uno munsi noneho yari yazanye n'umwavoka we. Kazungu ahangaha mu rukiko ntarajya ku bya Kazungu, hari harimo famiye y'umugore, hari harimo n'abanyamakuru nk'uko nabibabwiye, hari harimo n'izindi mfungwa bazanye kuburana, dore ko iyo bagiye kuburana haba n'izindi mfungwa nanone zikurikiranyweho ibindi byaha bigiye bitandukanye. Kazungu icyagaragaye ni uko umuburanira cyangwa umwavoka we yamubwiye yuko agomba kuburana yemera icyaha, kuko Kazungu yaragikoze. Kazungu yabajijwe nimba yemera ko yishe umugore we, arabyemera. Kazungu abajijwe ku kibazo cy'umuhoro yakatishije umugore we, avuga ko uno muhoro atari yagambiriye, atanawuguze nk'uko byavugwaga kugira ngo ace umutwe umugore we, dore ko yavuze yuko uyu muhoro impamvu yari awufite
cyangwa impamvu yo gukatisha umugore nubwo atari yabigambiriye ari umuhoro yajyaga akatisha ibifenesi. Ariko nanone Kazungu avuga yuko atari ameranye neza n'umugore we, aho bahoraga bafitanye amakimbirane, ndetse yaba ari Kazungu yaba ari n'umugore we bakagira bate, bakagana ubuyobozi bakabwira ikibazo cyabo bakabunga, bamara kubunga nanone bakongera bagashwana, dore ko Kazungu no mu byavuzwe n'umukozi wabaga hariya yavuze yuko Kazungu n'umugore we bahoraga barwana bafitanye amakimbirane yo kuba Kazungu hari umutungo w'urugo yanyerezaga. Nako nanone bikavuga yuko Kazungu yahoraga apfa umugore we amafaranga, dore ko Kazungu mu bigaragara cyangwa mu buhamya bwagiye butangwa na benshi, hari ibyavuzwe yuko umukozi yatangaje yuko umugabo yahoraga abwira umugore ati nzakwica 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 nzakwica. Nanone ubwo bajyaga kuburana cyangwa kugirirwa inama n'abayobozi bo mu nzego zo mu mudugudu, iki kibazo cyo bafitanye bari baramaje kujya gute, bari baramaje kubunga, ibi byose byararangiye. Ariko byaje kuba ngombwa nk'uko Kazungu yavuze yuko azica umugore we, yamwishe amukatishije ijosi. Akimara Kazungu mu rukiko kuvuga ko akase ijosi umugore we ndetse n'umuhoro, abari bari aho ngaho baturitse bararira, agahinda kari kenshi, amarira y'abantu bari bari aho ngaho yari menshi mu rukiko. Ariko nanone ibyasabwaga nuko wabaga ufite amarangamutima cyangwa agahinda, yibutswaga ko agomba kuba yajya hanze, kuko mu rukiko ibyo ngibyo ntabwo byari byemewe. Kazungu rero ahita akatirwa iminsi 30 y'agateganyo. Akimara kuyikatirwa ariko ntigeze amanuka imageragere, ariko yabajijwe nimba abyemera ati ndabyemeye. Kuri ubu ngubu Kazungu bamaze kuba yakisonera ibyo ngibyo, bakavuga ko agiye no kuzafunga iminsi 30 y'agateganyo. Kazungu yahise akomeza yicarana n'abandi bafungwa, yari yicaye imbere nk'uko ubwashize umusaza w'umugore yashaka kuba yataruka ngo abe yafata mu mashati Kazungu, dore ko ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa umutekano w'u Rwanda uba uhagije, bamugana bazamvugo z'abantu ngo ni furu mukoko. Kazungu yahise agira gute, yahise asigara imbere aho yari yicaye, hakurikirwaho abandi bari baje kuburana, dore ko igihe Kazungu nanone yajyaga kuburana ku cyaha yari akurikiranyweho, yategereje abandi ko baburana nawe akaza kuburana. Kuri ubu ngubu Kazungu rero akaba urukiko rwavuze yuko azasomerwa tariki 25 z'uku kwezi, nimba ahita, kuko iminsi 30 y'agateganyo aza kugira gute, aza kuyifungwa, hanyuma ubushinjacyaha cyangwa urukiko rugakomeza ku bindi byazakurikiranwaho. Ubwo ngubwo icyaha cyazamuhama agakatirwa imyaka ntazi cyangwa burundu ntazi cyangwa n'ibindi. Aya ni amakuru mbanje nkubwira, ariko agakatirwa. Reka twitege urukiko ruzatange ubutabera, ariko nkomeze no nihanganishe umuryango w'ababuze ababo, babwira ati mukomere, ndetse n'abana babo babonye ibyo se yakoreye nyina mu maso, dore ko umwana wa Kazungu cyangwa uriya mama yabonye neza ise aca umutwe nyina, arangije nk'ibyatangajwe amuca umutwe awushyira mu ndobo y'amazi. Ni ayo makuru nari nkuzaniye. Kuri ngo Kazungu asubiye aho yari afungiwe, tariki 25 niho tuzamenya ibindi bizakurikira. Ubwo ni kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Ngayo nguko ngibyo ibya Kazungu, ariko ngewe kuri ubu ngubu uko mba ntekereza, ntabwo ibi byose byari binakwiriye, nubwo habanza kuba kugira ngo hakorerwe iperereza
ku cyateye Kazungu kwica umugore we, hanyuma ubushinjacyaha cyangwa urukiko rwamara kumenya neza imva n'imvano bakamukatira. Ariko njye iki cyaha kiramutse kimuhamye ni uko icyaha cy'urupfu buriya kiba kitemewe, ariko nanone kuba waraciye umuntu umutwe, kuba warishe umuntu warangiza ukajya kurya ibya leta, kuri njyewe mba numva sinzi nuko icyaha cy'urupfu cyavuyeho cyangwa cyavanweho kitemewe. Ariko ibintu Kazungu yakoze nyamuna si iby'i Rwanda, ni ibintu by'ubunyamaswa, ni ibintu na n'ubu ngubu kwiyumvisha kubyakira bigoye benshi, cyane cyane abo mu muryango n'inshuti z'umuryango ndetse natwe ubwacu kubyakira ntago byoroshye muri rusange. Bakunzi ba Kigali News 500, reka mbashimire, mukomeze mukore subscribe. Ariko nanone burya nyamuna abayobozi bacu, nimba umugore abwiye umugabo ati nzakwica, umugabo akabwira umugabo ati nzakwica, mwagakwiye kuba mwabatandukanya nyamuna hakiri kare, kuko nzi neza ko iyo umuntu avuze ngo nzakwica birangira bigenze nk'uko Kazungu yabigenjeje. Kandi nanone abadukurikiye rwose, ntago gufata umwanzuro wo kwica umuntu ariwo mwanzuro, buriya iyo byanze, kuko umunyarwanda aca umugani gakanze uraheba, wajya ushakisha uburyo bundi ushobora gutandukana n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, kugira ngo buri wese amenye ibye hatagize uwica undi muri rusange. Ndagushimiye. Ibindi biganiro byo kuri Kigali News 500 nakagaruka, kandi nyamuna mukomeze mukore subscribe. Turashaka kuzuza ibihumbi 100 bya subscribe, hanyuma tugakomeza dufeta, kandi nizere ko abababaye Imana iri kumwe namwe, abatishimye muzishima, kandi nzi ko imbere ari heza. Shalom shalom.